hakavamo intwaro yo kurwanya Imana yakubwiye ngo nzagushoboza uziga amashuri uyarangize, bikaba intangiriro yo kuvuga ngo Imana ntibaho, bikaba intangiriro yo kuvuga ngo ntivuga, bikaba intangiriro yo gufata ba bahanuzi baguhanuriraga cya gihe ukabahindura abesikoro, nyine nawe wumva ubwo bwenge ku buryo umusuhuriza ahantu ho mu rusisiro wamubwira Yesu ashimwe, ba bantu basa nawe bagahita bavuga ngo nawe se kandi basa ntibitungure twebwe tubana nawe mu rusengero. Nta nyigisho z'abashakanye, nimukenera inama y'urugo ntimuzamubona, nimukenera gusengeshereza umwana ntimuzamubona, nimukenera ko umwana abatizwa. Mu yandi magambo, ubu bwenge bwose buri kubwira impamvu nakubwiye ngo ntaho buhuriye n'ubwenge bw'Imana, ni uko ari ubwenge burimbura umuntu. Hari isezerano Imana yatanze ku mwana w'intama wa Pasika. Yaravuze ngo urugo rwabaza umwana w'intama ntiruzasohoke ngo rujye mu rugo rutawufite, ahubwo urutawufite. Daniyeli yeretswe ibitangaza byinshi mu minsi y'imperuka, yabonye n'imbaraga z'abera zimenagurika. Izo mbaraga z'abera zizamenagurika mu buhe buryo? Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana, nshuti z'umusaraba. Amen. Tubahaye ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Mushobora kuba mugeze ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Tubahaye ikaze, ndabakiriye, ni mubane natwe. Ariko kandi nawe umaze iminsi udukurikira ku ijwi ry'umukanguzi, ushobora kuba waranyuzwe n'ibiganiro dukora. Reka tugusabe ubisangize abandi, ariko kandi niba utarakora subscribe turagukangura kuyikora kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ujye ubasha kubibona. Imana iguhereze umugisha. Hanyuma twakiriye Jeanne Kwizera, ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Imbere yacu turabona mwene data. Tuguhaye ikaze nshuti y'umusaraba. Murakoze cyane. Abantu wenda twaba tubonanye ari ubwa mbere, birashoboka ko hari igihe haba hari umuntu uje ari ubwa mbere kuri iyi shene y'ubutumwa bwiza yitwa Ijwi ry'umukanguzi. Ngewe nitwa Aniseti, ndi umukristo. Tugize umugisha wo kuba hano, ntekereza ko ari nayo mpamvu itumye twicara hano, kugira ngo duhamye impamvu y'ibyiringiro byacu. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka n'ubundi tugusaba udusengere. Nagiye mbona muri comment abantu bavuga ngo bakunda uburyo basengera, ngo barabikunda cyane, birabafasha. Ariko kandi n'ubundi nshuti y'umusaraba, reka tugusabe. Umuntu rero ukunda uburyo nsenga n'abajya nsengera, tujye dusengerana, kuko iyo ukunda ikintu umuntu yakoze agikorera wowe, nawe urakimukorera. Yego, reka twubahe Imana dusenge. Tujya dukunda kubivuga, gusenga ntabwo dusenga kuko dufite umwanya, ariko dusenga kuko dufite Imana. Rero niba dufite Imana, irabizi ko turi mu kazi, irabizi ko uhuze, ariko nta muntu n'umwe ushobora kuba busy ngo arushe Imana akazi. Nta wirusha imirimo, ngira ngo nta n'uzabaho. Kandi Imana yo muri bwa bwinshi bw'imirimo yayo itubonera umwanya, natwe dukwiriye kuyibonera umwanya. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana yera, Imana y'ukuri n'urukundo, Imana nyir'ubugingo, mutangabugingo, watuzuye dupfuye, uduha kubaho muri Kristo Yesu tunesha isi, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya uduhamagariye kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Natwe bitwuzuye umutima rwose guhamya ko Imana yo mu ijuru ariyo Mana yonyine, kandi ari Imana imwe rukumbi. Hirya yawe nta yindi Mana, inyuma n'imbere ntayo, nta niyo twiteze. Twizeye ko ari wowe uhoraho iteka ryose. None uyu mwanya dusenga turakwinginze mu bubasha bwawe no mu bumana bwawe, wambaye imbabazi n'icyubahiro no gukomera, ibyo urabyihariye, nta n'umuntu mu bisangira. Imbabazi zawe rero zigutere gukiza indwara muri twe, zigutere kuruhura abarushye, zigutere kurenganura abarengana. Imbabazi z'Imana twizera, haleluya, 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 zitera Imana kutubabarira ibyaha n'ibicumuro, kugira ngo iri jambo niriza rize ryujuje byose, rikize, rizura upfuye, riha ubuzima wari utentebutse, kandi iri jambo ryawe ritubere inkomezi. Turabigushimiye. Buri muntu wese uduteze amatwi kandi udukurikiye utureba, reka tumubere umugisha, tubere umugisha muri Kristo Yesu, kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Dusenze twizeye ku bwa Kristo none n'iteka ryose. Amen. Amen. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tugasoma Bibiliya, dusanga muri Bibiliya buri mwaka uko tuwugezemo
cyangwa mu gihembwe runaka. Dusanga aricyo Bibiliya yaragiye bivugaho ibyo bintu. Ibimenyetso by'iminsi y'imperuka Daniyeli yeretswe abantu bajarajara ndetse ubwenge bugwira mu isi. Ubwenge Daniyeli yari ashatse kuvuga ni ubwenge buturuka ku Uwiteka cyangwa ni ubwenge buturuka muri bwa buryarya bw'umubi. Bibiliya yabwise ubwenge bw'inyamaswa abantu. Ubundi iyo Bibiliya ivuga ubwenge buri normali ni ukubaha Imana. Ko yabwiye Yobu mu gice cya 28 umurongo wa 28, Bibiliya iravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umuntu ajijutse tubyita ko afite ubumenyi. Hanyuma na ubumenyi ntabwo mu buryo bw'Imana. Ubumenyi ni ukumenya kurobanura icyiza n'ikibi, ukamenya kubitandukanya. Icyo ni Imana yita kumenya. Ariko none iyo tumaze kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, Imana iduhana bwa bwenge bw'abantu, bwa bwenge bwo mu isi, apana bw'inyamaswa. Kuko Abisiraheli bize ubwenge bw'Abakarudaya ariko ntibaba Abakarudaya. Biga ururimi rw'Abakarudaya ariko ntibaba Abakarudaya. Mu yandi magambo, isomo ryose umwana w'Imana cyangwa umuntu w'Imana yigira mu isi ntirimuhindura umuntu w'isi. Aguma kuba uw'Imana, ahubwo navuga ko ari nk'amahirwe umuntu aba agize byo kwiga iryo somo kugira ngo aho anyuze ritazamutsinda cyangwa rimubangamire. Hanyuma rero icyitwa ubwenge ni ukubaha Uwiteka, kuko iyo twubashye Imana niyo mibereho mizima, nibwo buzima, ni nabwo bwenge. Kuko ntekereza ko no mu ishuri nta muntu wiga ubwenge, ahubwo umuntu yiga ubumenyi. Mu yandi magambo, ubwenge ni impano Imana iremana umuntu. Ni impano Imana iremana umuntu, kuko n'ubumenyi bwigishwa ubwenge. Burya ubumenyi ni uburyo bwo guhindukiza cyangwa se bwo gushyira ku murongo umwifato rusange. Noneho uwo mwifato rusange ukaba mu muntu umwe kuri umwe. Noneho umwe kuri umwe wa mwifato rusange ugatuma tubana neza. Reka mbyite gutyo. Ubu bwenge bw'Imana umuntu aremanwa cyangwa avukana, reka ngaruke mvuge ngo ni nabwo buyobora ubumuntu. Kuko iyo umuntu adafite ubumuntu, ubwenge bw'Imana ntibumukoreramo. Kubera iki? Uzumva Bibiliya yanga inzoga, abazindurwa no kuvumba. Wumvishe ukuntu Bibiliya yagiye bavuga bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende. Yagiye itanga urugero ku nzoga, urugero ndetse rutari rwiza. Iyo tuvuga inzoga mu ndimi z'amahanga cyangwa mu cyongereza barayita wayini. Wayini rero ni vino. Vino ntabwo ari zose zisindisha. Nagiye nkunda kubisobanura. Ku ijwi ry'umukanguzi hari vino 3: vino nshya, vino isembuye na vino ishaririye. Vino nshya niyo yakoreshwaga mu migenzo yera by'Abayuda, niyo Kristo yakoresheje. Hanyuma vino ishaririye ituruka ku nshyashya imaze igihe, ibyo birumvikana. Vino isembuye rero byakorwaga ari ibintu rusange n'abantu bikundira imisemburo, ko n'uyu munsi hari abantu bakunda agasembuye. Hanyuma izo nzoga rero zisembuye Imana yarazanze. Kubera iki? Iyo igeze mu muntu, twemeranye twese ko ari ikiyobyabwenge. Kandi ikiyobyabwenge ntikiyobya buke. Uko bwaba bungana kose kibuhinduye kigahindura ubwenge, ubumuntu buba butakaye. Rero iyo ubwenge bugiye ubumuntu bugatakara, uyu muntu akoreshwa n'amarangamutima y'ibyo yanyweye. Urumva ari wa muntu ukiri kwikoresha, ubwenge burapfa. Rero ubwo bwenge, iyo umuntu yubaha Imana ntidutwarwa n'iby'isi. Iyo umuntu yubaha Imana anesha amarangamutima ye. Iyo umuntu yubaha Imana atsinda ibihe, kuko mu isi ikintu kigoranye kuruta ibindi ni ibihe. Ibihe bihanda umugenzi, ibihe biragoranye, ibihe bitera umuntu kurira. Hari ibihe tugeramo bikaduhanda bikatugora. N'umuririmbyi yaravuze ngo murinzi we menyesha igihe. Aravuga koko se iwacu ni imuhero, iri joro se rizacya. Ni ibihe bigenda bigorana. Rero ubwenge bw'Imana mu muntu budutera kubaha Imana, bukadutera gutsinda isi. Iyo tunesheje isi tuba tukiri ikirango cy'Imana mu isi. Ubwo nsamarayizinze muri ubwo buryo. Ariko ubwenge Bibiliya yavuze buzagwira mu minsi y'imperuka.
ntabwo ari ubwenge bwo kubaha Imana, ni ubwenge bw'inyamaswa muntu. ubwo bwenge ahubwo bubereyeho iki? Buzabaho burwanya Imana. nibwo Daniyeli yise ubwenge buzagwira. Ko Bibiliya iravuga ngo bazigira inama. First of all, nibigira inama ubwo birukanye umujyanama, kandi Uwiteka ni umujyanama wacu. Noneho bo iravuze ngo bazigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Ibihe babihinduye kera, amategeko bayahinduye kera. Ibihe abantu babizi, indangagihe ngenderwaho mu isi iri aho bita Greenwich mu Bwongereza. Ni nayo mpamvu babyise, mujya mukunda kumva bavuze ngo turi ku isaha mpuzamakungu, ubwo ni isaha mpuzamahanga ya GMT. GMT ni ukuvuga Greenwich Media Time. Urumva icyo gihe bakigenderaho, kalendari yo hambere mu gihe cya Kristo yari ifite amasaha 12. Kalendari dufite none ya Geregori, ko mu gihe cya Kristo yari ya Julienne, iyo dufite ya Geregori ifite amasaha 24. Noneho uburyo busanyemo, sinzi niba ari Imana yabikoze kugira ngo isigame utwo dukiwadi kugira ngo abantu babyiga babyumve. Uburyo busanyemo, twebwe mu Kinyarwanda burya nta ndangagihe tugira. Saa 11 hari abavuga 5h, hari n'abavuga 17h. None se ubwo 5h ni amasaha angahe? ubwo yaba ari amasaha 5. None se ubwo 17h ubwo yaba ari amasaha 17. urakoze. Noneho ari igihe ya masaha 17 n'amasaha 5, kandi byose wajya kureba ugasanga biri kubara isaha imwe. Hari uburyo bagiye boganayizinga ibihe. Sinshaka gutinda kuri ayo makode yo mu ndangagihe kuko arimo ibintu bikomeye cyane. Abafizisiye nibo babizi, harimo ibintu byinshi bikomeye cyane. Ko sinzi niba nta munyarwanda waba utabizi, ariko wize amabara ari muri drapeau national. Murabizi ko dufitemo umurasire w'izuba, sibyo? Ufite udufresh tungahe? Ni 24 ngira. Urakoze cyane. Turi 24 two bahuje n'ubundi n'amasaha agize umunsi bavuga ko ugize amasaha 28 kubera iki? Impamvu ni nyinshi, ariko icyo twari turiho, bazigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Guhindura ibihe rero ntabwo ari uguhindura isaha gusa, nibiba mu gihe abantu bafite ubushobozi bwo kubihindura. Bafite ubushobozi bwo guhindura ibyo bihe n'amategeko. Uyu munsi aho usanga inyamaswa irusha umuntu agaciro. Twari turi kuganira, urabizi ko tujya tugira igihe cyo kwita ku bana bo ku muhanda. Hari umwana twari turi kuganira, ankora ku mutima. Hari igihe tubona abana bo ku muhanda tukabona n'abamayibobo, kandi koko akaba ari nako tubyita. Ariko mu by'ukuri igitekerezo bafashe ntabwo ari cyiza cyo kuza ku muhanda. Ariko nabwo ku ngano y'ubwenge bwabo n'ibihe barimo n'umuryango babayemo, ugasanga ntiwakibagayira. Kubera iki? Aba bana bagiye ahabona. Umuhanda ugendwaho n'abakuru, ugendwaho n'abana, ukagendwaho n'ababyeyi. Uyu mwana uje ahabona yari yeretse ababyeyi banyura hahandi b'abana bari ko nabo bakeneye kurerwa. Sibyo? Hari nk'umwana wampaye urugero, we uyu munsi yavuye ku muhanda, ari mu rugo iwabo. Ariko ajya ku muhanda byari byatewe n'iki? Yagiye kuvoma, afite umugabo ubana na nyina, ntabwo ari se. Ise yaramubyaye, ntiyabaho, arapfa. Apfuye, nyina ashaka undi mugabo. Ashatse undi mugabo, amuzanana na wa mwana. Wa mwana ajya kuvoma, asanga amazi yagiye. Umwana aragaruka, birashoboka ko yatinda mu nzira cyangwa se yatinze kuri robine. Agarutse abwira se ngo amazi ntayahari. Ise aramubwira ngo dusubiraneyo. Asubiye asanga amazi yaje. Asanze amazi yaje, ntiyanamukubise, yaramwirukanye, yaramubwiye ngo singushaka mu rugo rwanjye, sinanakubyaye. Ajyana igikomere. Urumva uyu mwana mu by'ukuri nubwo mwebwe mubona ko ikibazo ari ku muhanda, ahubwo afite igikomere kirusha inenge aho mumubona.
ibihe bya none biri kugora umwana muto bikagora umugore, ubwo se uribwira ngo nyina we arwubatse atuje? none se uribwira ngo uyu mugabo we yaryoherwa n'urugo rw'umugore yirukaniye umwana? kandi nta n'ibyishimo umugore yagaragaza. none se ibyo byishimo byaturukahe? nta n'urukundo rega icyo gihe nta n'urukundo. amategeko ariho uyu munsi, hari igihe nyina w'uyu mwana ashobora kugenda akajya kuzunguza agacuruza ibitemewe kuko nibwo bushobozi yabonye, yafatwa agafungwa. nafungwa wa mwana arasigarana nande? na wa mugabo umubwira ngo sindi so? icyo gihe se agaciro uwo mwana aracyagafite, kandi agaciro ari nyina udahari. rero isi ifite uburyo ibayeho muri bwa bwenge bwo kubabaza ikiremwamuntu. niyo mpamvu ubwenge bwagwiriye uyu munsi. hari gukoreshwa za manipawa kuruta abantu, hari gukoreshwa amarobo kuruta abantu. dufite abantu bari aritifisiyeri bari gukorwa, abantu b'ibikorano. dufite ubwenge buri gukorwa. ku ijwi ry'umukanguzi twabibabwiye mbere y'uko biza. ejo bundi kuri 30 nibwo banzuye ko umuntu bashyize mu microchip byabaye successful, bagiye kujya shiste ubwo bagiye no gukora abandi uko babikoze. amateste bari gukora ubwo yari sample yari iraho ngaho bakoraga, byasoje neza. none tuganire. Daniyeli yerekwa akavuga ngo mu minsi ya nyuma ubwenge buzagwira. tuvugisha ukuri, ubwenge buragwiriye ku buryo Gwangisu bahagusha imvura y'inkorano kubera ubwenge bw'umuntu muri China. ubwenge buragwiriye ku buryo umuntu yicara ntiyige ngo ubutaka bwarumbye bwakwera gute, ahubwo akiga ngo igisasu cyaturitse ubu butaka cyaba gifite izihe nuclear. mu yandi magambo, ubu bwenge bwose buri kubwira impamvu nakubwiye ngo ntaho buhuriye n'ubwenge bw'Imana, ni uko ari ubwenge burimbura umuntu. ni ubwenge burimbura umuntu. niba rero ari ubwenge bwo kurimbura umuntu, ntibuturutse ku Mana, kuko Imana ntishaka kurimbuka ku mwana w'umuntu. irashaka ngo umuntu akizwe abeho. uzumva umuntu atangira kwiga asenga, Imana ikabimufashamo mu buzima bugoranye. Imana ikanavuga, ukiga Imana ikakubwira ngo humura, amashuri uzayiga uyasoze. ugataha mu rugo nta biryo, ukajya gusenga, Imana ikavuga ngo nzabagaburira muhage. Imana ikabagaburira kandi mukiga. muri ya mashuri Imana yagufashije kwiga, akaba aribwo ugenda ubonamo ubumenyi bukubwira ko Imana idahari. hakavamo intwaro yo kurwanya Imana. hakavamo intwaro yo kurwanya Imana. yakubwiye ngo nzagushoboza, uziga amashuri uyarangize. bikaba intangiriro yo kuvuga ngo Imana ntibaho. bikaba intangiriro yo kuvuga ngo ntivuga. bikaba intangiriro yo gufata ba bahanuzi baguhanuriraga cya gihe ukabahindura abesikoro. nyine nawe wumva ubwo ubwenge bwaragwiriye mu minsi y'imperuka. ntabwo muri hangana iyo turi kuganira tuganira nkatwe, ariko namwe nyine mudutekereza nkamwe. ariko noneho duhuriye ku byo Bibiliya ivuga. ubundi ubwenge bw'Imana bwari bukwiriye kuruhura umuntu, ntabwo bwari bukwiriye kumurushya. ariko ubwenge bw'umuntu buhindura undi indushyi. akoresheje ubwenge atahawe n'Imana, ahubwo ari ubwenge buhahana. hanyuma Daniyeli yavuze kujarajara mu minsi y'imperuka. ni mu buhe buryo bwo kujarajara Daniyeli yarashatse? kujarajara nta muntu ugira hafata. mu bijyanye. bwa mbere umuntu ujarajara mubi cyane ni umuntu ujarajara ku myanzuro. umuntu utari stable, ahindagurika ku buryo utamubaza ngo ejo tuzakora iki. ejo ugasanga icyo yari yapanze si cyo yakoze, umwanzuro yari afite ejo si we afite. ugasanga ntiwamusanga mu rusengero none si umukizwa. ugasanga no hanze ntahaba. kujarajara. ntuzi niba uyu muntu mu by'ukuri niba ari umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana, ntuzi niba ari umubyinnyi mu kabyiniro. ni umuntu udahamye. ndatanga waruvuze ku rugero rw'umuririmbyi. mu by'ukuri aririmba ibihangano by'Imana, reka mbivuge muri ubwo buryo. ariko muri iyo miririmbire ye
muri iyo miririmbire hari akantu kabisi yabonye n'ubundi kabisi mu buryo bwo kuririmba. Nivuga mu buryo bwo kuririmba kw'abisi ni abantu baririmba indirimbo atari indirimbo zo kuramya Imana, si indirimbo zo kuramya Imana, ariko noneho hari akantu yabonye wa wundi akora, uburyo aririmba yambaye, uburyo aririmba yitwara, uburyo aririmba yogoshe, ni ukujarajara, uburyo afatamo microphone, uburyo juste kujarajara ni ukutaba mu kintu urimo, ku buryo umuntu atagira aho akubariza, ku buryo iby'isi ugaragaza ko wabishobora. Noneho igitangaje ku buryo wa muntu mwahuriye mu rusengero mwahurira ahandi ukagira isoni zo kumubwira ngo Yesu ashimwe, ku buryo umusuhuriza ahantu ho mu rusisiro wamubwira Yesu ashimwe, ba bantu basa nawe bagahita bavuga ngo nawe se, kandi basa, ntibitungure twebwe tubana nawe mu rusengero, ahubwo bigatungura ba bantu babona ko basa, uko ni ukujarajara, bakamubwira se ko tubona ntaho dutandukaniye, uko ni ukujarajara kutagira aho dufata. Kandi Bibiliya iravuga ngo uwo muntu ni Zaburi ya mbere, angana nsome iri jambo kugira ngo rize gukonfirima ibyo turi kuvuga. Iyi Zaburi ya mbere ni Zaburi burya ni iya Salomo, ni Salomo wayibwiraga umuhungu we Rehobowamu. Abantu bazi ngo ni iya Dawidi, ariko ni Salomo wayandikiye Rehobowamu. Yaramubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Urumva umuntu uhamye, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umuntu uhamye. Tuganire, muri mwe ninde wari wabona igiti kigenda? Ntacyo ndabona. Iyo kigenda biba bisobanuye ko kiranduwe, nta buzima. Ubundi abakristo, abantu bizera, hari isezerano Imana yatanze ku mwana w'intama wa Pasika. Yaravuze ngo urugo rwabaza umwana w'intama ntiruzasohoke ngo rujye mu rugo rutawufite, ahubwo urutawufite, urugo rutabaze, aba ari rwo ruzava iwabo kuko ntacyo rusize, ruze kurya umwana w'intama. Mu yandi magambo, mu rusengero niho tubonera Imana, mu kuramya Imana niho twishimira, ariko barasohokamo bakajya mu rugo rutagira umwana w'intama, bakajya kujarajara. Noneho bigatuma abo mu rugo rutabaze badakumbura urugo rwabaze, kuko n'ababaze bataye umwana w'intama wabo, nabo bagiyeyo. Noneho bakavuga ati rero ubwo mudusanga iwacu tuzajya tubategereza muzi iwacu, iwanyu ntituhemera, kuko twe nta kituzana iwanyu nta kihatuzana, kuko ibyaho ntabwo bibanyuze. Ntibibanyuze. Hari abantu banga urusengero. Noneho iyo banga urusengero, abo mu rusengero bagasohoka gukora nk'iby'ababanzi b'umurimo w'Imana, biba bisobanuye ngo abanga umurimo w'Imana nimuguma aho ngaho, twebwe mwari kuzakumbura, tuzajya tubisangiraho. Ni iki cyatuma uwo muntu aza mu rusengero? Uyu munsi yajarajara akaba ari kumwe na runaka, ejo nabwo akimuka akajya ku wundi. Mbega ni ijarajara riteye ubwoba. Twakoze ikiganiro ejo bundi hashize, twaracyaporodinze, kiraporodedi ku ijwi ry'umukanguzi, twagikoze na mwene data Izayi kuri Komerative. Twavuze ku bantu batagira bashumba. Hari n'umuntu wabyanditse muri comment, kandi buri muntu akaba ari proud y'ibyo avuga, akavuga ngo ngewe ngo nta torero nzigera ngira. Ashobora kuba ari igikomere cyabimuteye, ariko buri muntu wese akwiriye kugira umuryango abarizwamo mu buryo bwa kavukire no kwizera. Ushobora kuvuka ukabura umuryango, birashoboka mu buryo bwa kavukire, ariko uwabuze umuryango ntabura inshuti. Ikindi, ubuze umuryango ukabura n'inshuti, ikibazo nabwo kiri kuri wowe. Cy'umuryango ushobora kutakiteza, ariko icyo kubaho mu buzima butagira undi muntu nabwo ni ikindi kibazo ushobora kuba warikururiye. Dukora ikiganiro kivuga ngo koko mwabuze abashumba. Uzi ko hari abantu bajarajara ku buryo bitwa inshuti z'itorero, ariko ntubabarire mu itorero, bakabura amatorero. Uzi abantu babafasha kujarajara, niba abashumba baha amafaranga bakabashyingira, uwo muntu aba yajarajaye. Juste
amahame y'itorero wa mushumba nawe ntayemera. yego wa muntu uguhaye amafaranga ukamushyingira ukamuha sare ukamushyingira wiswe pasiteri w'umunsi umwe. yego ariko si pasiteri w'ibihe, ntabwo uri pasiteri w'ibihe, ntazakurera nta handi muzahurira. nta kukurera, nta nyigisho z'abashakanye, nimukenera inama y'urugo ntimuzamubona, nimukenera gusengeshereza umwana ntimuzamubona, nimukenera ko umwana abatizwa ntimuzabona ubatiza umwana. Oya, ashobora gukenera gusengeshereza umwana akongera agashaka undi pasiteri atari wawe, atari umwe yishyuye. umwe wamushyingiye si usengeye umwana kuko ni ijarajara, kuko ntari mu rugo. ijarajara riho uyu munsi riteye ubwoba. iri jarajara rero riragenda rikagera no mu ngo. umuntu akagera umugore ku Gikongoro, i Butare, i Gitarama, i Kigali, Musanze, Gisenyi, ugasanga buri ntara irimo umugore. iri jarajara riteye ubwoba. hari ijarajara rituma umuntu agira pasiteri akagira n'umuhanuzi, noneho akagira umuhanuzi akagira n'umupfumu. ni ijarajara ryo mu minsi y'imperuka, kandi buri muntu wese yari akwiriye guhagarara. mu Kinyarwanda n'Abarundi baravuga ngo ukamesa kamwe. yego mesura kamwe uvuge ngo ni hano, fata umwanzuro. umuntu watembereye kenshi agenda ararura imico. uzi ukuntu mu Kinyarwanda baravuga ngo uwakirigiswe na benshi ntamenye uwamusekeje. rero hari n'abantu bajarajaye batamenye ngo bazashima Imana cyangwa bashima abashumba. ni umushumba wabikoze, ni Imana yabikoze, byaramucanze. ni mu rugo caci babikoze, ni mu irembo tempo babikoze. agashakishwa ari hehe, agashakisha ari hehe, igitangaza cyabereye ntakibona. bene uwo muntu ni wa wundi ukubaza ngo harya ngo mfashe icya 10 nkifashiriza abashonje, sinaba ntazi icya 10. uzi impamvu? ni uko adafite aho ahamiye, ntaho yarerewe, ngamenya uburyo bigenda. noneho inshuti z'umusaraba nimutandukanye ibintu. fata umurongo ngenderwaho, urekeraho kujarajara. ibimenyetso by'imperuka iyo bigusohoreyeho inyanja irakuruka. iyi si ni mbi. mu Mana ntihaba zone tampe, nta netre zone iba mu Mana, ntihari. iyo utari uw'Imana uri uwa Satani. iyo ujarajara rero nturi uwa Data wa twese uri mu ijuru. umwuka uzerera n'uwo muri Sekibi. uwo mwuka w'uruzerero ni umwuka wandura abantu benshi basengera mu butayu batagira amatorero, kandi disi bumva ariko kuri. bene uwo muntu uramuganiriza ukamuganirira, n'ubundi ndi umukristo, arakubwira ngo ndi umukristo, kandi usanga yerekwa, usanga azi Bibiliya, usanga yanabwirije, usanga yanagize gute. kandi mu butayu hari umwuka w'uruzerero uteye ubwoba. hari umwuka usenya ingo. yego umwuka wo mu butayu ni dayimoni izerera. mu butayu ubundi umuntu ukwiriye kujyayo akwiriye kujyayo afite imbaraga ziruta izo agiye gushakayo, ahubwo akajya kwiherera n'Imana kure y'aho abantu bari. kuko mu butayu hari n'abantu badasenga ubutayu. njye ndabusenga, simbusenya rwose, ntimunyumve nabi, kuko na Kristo yarabusenze. yajyaga azamuka umusozi, yirirwaga muri rubanda, akicarana n'abigishwa, agatoranya abandi 3 bakazamukana umusozi, bagasenga kandi bagasubizwamo imbaraga. none inshuti z'umusaraba, wijya kuzenguruka mu butayu utagira aho urererwa. amaherezo y'inzira ni mu nzu. inzira wowe ugendamo irangirira ki? ninde ugira ugisha inama? ninde wakita umubyeyi wo mu mwuka? hari n'abantu babyarwa n'abo bangana, kuko ari we yemera. ubundi umubyeyi ni umuntu wakureba igitsure ukabyumva, ukubwira no ukabyemera. umubyeyi ni umuntu uba mu nshingano zawe, kandi umubyeyi wo mu mwuka arakomeye, aragufasha. ngira ngo natwe nicyo cyagiye kidukomeza. yes, twagize ababyeyi, twabonye abantu baturera, twabonye abantu baturera baduha indero. rero nshuti z'umusaraba, shaka ahantu uhagaze, uruzerero rwa Satani rukuveho, kugira ngo umwuka uyobya wa Satani utagufatirana. ni izihe ngaruka ziri ku muntu uri mu ruzerero? iteka ryose ahora muri confusion. ahora muri confusion, ntagira ikintu, ntagira ubusobanuro ku ijambo ry'Imana buhoraho. yagiye hano barivuga gutya, yajya hano bakarivuga gutya, yajya hariya bakarivuga kuriya, noneho Sekibi igakorera kuri we.
uhura n'abakubwira ngo Yesu yarabirangije kandi koko yarabirangije, ariko hasigaye imirimo y'abizera muri Kristo. Gahura n'abakubwira ngo soma gake, gahura n'abakubwira ngo kutaruhutse isabato, gahura n'abakubwira ngo Imana ni Yehova gusa. Kandi koko nibyo, Imana ni Yehova. Yehova bisobanura Yahwe ndiho, uhoraho, Uwiteka. Wagera kuri Kristo bakakubwira ngo ntiyabambwe yaraboshywe, utangira kugira urujijo kuko nta burere fatizo ugira, urerwa na bose. Ni bimwe navuze ngo ukirigiswe na benshi ntamenye uwamusekeje. Hari n'abandi nabonye numva bagendera kuri rya jambo Imana yabwiye, niba ari ninde, ni Samuel, sinzi uwo yamubwiye ngo ntago nishimira, ni Sawuli yamubwiye ngo ntago nishimira ibitambo kurenza uko nishimira umutima. Hari abantu muri ino minsi barimo baratanga ibitambo ariko imitima yabo Imana itayizi. Imana itayizi. Juste hari naho ugera ugasanga ku mugani barashaka ibitambo ariko imitima ikaba kure. Bakubazana ibitambo ariko bari gusaba igitambo, uwo mutima Imana ntayiwuzi. Uzi uwo mwuka ahantu turuka. Dusome Bibiliya Yeremiya 21 ni umurongo wa 21 ariko mu gice cya 23 havuze hati, haravuze ngo reka mpere ku murongo wa 17. Haravuze seko ndi kubona ni impera 17 nzaba mbiciyemo, reka mpere 13. Haravuze ngo nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya, uko bahanuriraga mu izina rya Bayali bakayobya ubwoko bwanjye Isirayeli, no ku bahanuzi b'i Yerusalemu nababonyeho ibibi bishishana, barasambana, bagendera mu binyoma, kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ikibi, y'inkozi z'ibibi, bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi, kugira ngo hatagira uva mu byaha bye. Bose bambereye nk'i Sodomu n'abahatuye nk'i Gomora. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'abahanuzi atya ati, dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa apunsido, banyweshe amazi akarishye, kuko abahanuzi b'i Yerusalemu ari bo baturutsweho kutubaha Imana, bigakwira igihugu cyose. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira bansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati, nta kibi kizakuzaho. Ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ninde witaye ku ijambo rye akaryumva? Dore umugaru w'Uwiteka ari wo mujinya we uraje. Ni ukuri, ni umuyaga w'ishuheri uri mu mugaru ugiye kugwa ku mitwe y'abanyabyaha. Uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura, keretse amaze gusohoza imigambi y'umutima we. Mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. Soreze 21. Abo bahanuzi sinjye wabatumye, ariko barihuse. Sinavuganye nabo, ariko barahanuye. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Soreje ku murongo wa 22. Umuhanuzi muzima yari guhanurira umuntu amukura mu migenzereze mibi no mu nzira mbi, ariko bakomeje amaboko y'inkozi z'ibibi. Bakiriye ibitambo, baranabatambira, ariko imitima itari ku Uwiteka. Bishakira kumva Imana ivuga. Aba bahanuzi Imana yaracecetse, bo bavuga mu izina ry'Imana. Hanyuma bashyigikira ikibi cyabo, bakomeza amaboko y'aba bantu, baravuga ngo nta kibi kizabazaho, muzabona ibi. Ariko Imana iravuze ngo bazabibona mu minsi y'iherezo. Iyo turimo none rero, iyi minsi y'iherezo abantu bategereje ibyo bumvise barabibuze. Kandi nyamara wumvise Imana ivuga, ariko ntiwagumye nk'uko ishaka.
murakoze. Daniyeli yeretswe ibitangaza byinshi mu minsi y'imperuka, yabonye n'imbaraga z'abera zimenagurika. Izo mbaraga z'abera zizamenagurika mu buhe buryo? Ntabwo ari ngombwa kubabwira uko imbaraga z'abera zizamenagurika, kuko Daniyeli yabonye n'iminsi igabanuka. Kumeneka kw'imbaraga z'abera ni igihe itorero rizarwanwa, umwuka agahinyurwa, kandi biriho uyu munsi. Reka mbabwire ngo imbaraga z'abera ziri kumenagurika, aho ubona umuntu wari umushumba tuzi tunemera ubuhamya bwe yirukanwa kuko adakenewe gusa. Izo ni imbaraga z'abera. Izo ni imbaraga z'abera ziri kumenagurika. Ukabona umukozi w'Imana mu by'ukuri tutuzi ubuhamya. Hari abantu Marise tuzi ubuhamya bwabo, yego ntituzi ubwo mu ibanga, ariko mu bigaragara babaye ababyeyi, barera abantu mu butumwa bwiza, mu buryo bw'ubutumwa bwiza, barabatiza, barashyingira, bafite ingo nyinshi, banakoze umurimo w'Imana bitanze, ariko imbaraga zabo zaramenaguritse. Imbaraga zabo zasubijwe inyuma. Ntiyemerewe gusenga, ntiyemerewe kugira gute, abanyamuhamagaro ntibacyemerwa, bashaka abanyamashuri. Izo ni imbaraga z'abera ziri kumenagurika. Gusa kandi mubera Bibiliya iravuga ngo ya misi itagabanwa ntihajyaga kurokoka n'umwe. Nubwo izo mbaraga zizamenagurika, abera ntibazapfa, ntibazicwa, kuko niyo amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntacyo azatwara iryo torero. Uyu murimo bijya bishoboka ko wawugwamo, wanawusuzugurikiramo, wanawusonzeramo, ariko ikiza cyawo ntabwo tuwugwamo mu bugingo, ntabwo uwupfiramo. Imana iraturamira. Imana ishimwe. Amen. Tugenda tugana ku musozo, uyu Daniyeli weretswe iby'iminsi y'imperuka, ngira ngo ari no mu bahanuzi bakuru. Ni mu bahanuzi bakuru? Yego, Daniyeli ari mu bahanuzi bakuru. Ari mu bahanuzi bakuru. Abanza Yesaya, Yeremiya, hagahita hakurikiraho Daniyeli. Yego. Uyu Daniyeli weretswe ibi ngibi, ubundi Daniyeli ni muntu ki? Daniyeli yari imfura y'ibwami. Daniyeli izina rye birasobanuye ngo Imana niyo mucamanza wanjye. Yari umwana wo mu batware b'Abayuda. Yego. Yari umwana wo mu batware b'Abayuda, ajyanwa mu bunyage mu gihe cy'ingoma y'umwami witwaga Nebukadinezari. Igihe banyagaga ku nshuro ya mbere, banyaze umujyi wa Yerusalemu bakawutwika, batwaye abana 26. Hanyuma Daniyeli yari arimo, ari nawe uyoboye iri tsinda. Yari umwubatsi w'Umuyuda, ko Daniyeli yari umwenjeniyeri akaba n'umunyamategeko. Burya Daniyeli ageze muri Babuloni yakoze ibintu byinshi, yarubatse, ariko yari umwubatsi, ko Babuloni bayigezemo ifite ibirometero bitari muri bingahe, niba byari 26 babigira 236. Kandi niwe wari uyoboye bagenzi be b'Abayuda. Navuga ngo guhamya kw'abasore bahamije ba Shadraka, Meshaki na Abedenego, bahamije babiturukije ku mbaraga z'umutima w'Imana muri bo, ariko mu ishyaka batewe na Daniyeli. Ko Daniyeli yababereye maso bari muri Babuloni, arabatwara, bajya muri Babuloni. Yarababwiye ngo nimubona Babuloni iri kurira, mwebwe museke, kuko amarira ya Babuloni n'ibyishimo byayo. Nimubona Babuloni iseka, mwebwe murire. Umunezero wa Babuloni ni mubabaro wanyu, kandi mwe gutwara inanga zireba iyo mujya, nimuzirebesha iyo muvuye. Biba igisobanuro cy'uko twari dukunze kuguma i Yerusalemu. Abageze no ku mugezi wa Ebali, aravuga ngo nimumanike inanga, ntimuzazicurangire hano. Imana nikumbura umuziki wanyu, izongera iducyure, dusubireyo. Ni umwana wahamije Imana, aba ikirango cy'Imana mu mahanga, kuko Daniyeli yimuye Imana mu rusengero rw'i Yerusalemu, ayituza mu mutima we, akajya akingura amadirishya inshuro 3 ku munsi asenga. Ari muri Babuloni akareba i Yerusalemu, harimo interfare y'ibirometero 1500. Ngo bicaye ku migezi y'i Babuloni bakarira bibutse Siyoni. Rero nshuti z'umusaraba, uwo ni Daniyeli. Yareretswe rero abona iby'iminsi y'imperuka, ngo arashenjagurika, abaza uko bizagenda. Imana iramubwira ngo si ibyawe kubimenya, icyawe ni uko ugomba kumenya ko nakubikiye ubugingo, ibyo bitabo bibumbe. Ibyo bihe rero Daniyeli yeretswe agatinya, akashenjagurika, ari muri 21 jours. Nibyo bihe turimo none, ibyacogoje Daniyeli nibyo dusohoyemo. Imana iguhereza umugisha mwinshi. Amen. Reka tugere ku musozo w'ikiganiro, ariko kandi tubwira abantu ko tugeze ku mugoroba w'isi. Niba Daniyeli yeretswe iby'iminsi y'imperuka akagira ubwo bagashenjagurika,
mugani nk'uko mubivuze natwe nicyo gihe dusohemo uyu munsi ahubwo twitware gute reka dukore icyo Imana ishaka kugira ngo natwe tutazagerwaho umugayo. amen. Twatangiye dusenga n'ubundi reka tugusabe mutugire imbere y'Imana. Reka dusenge ariko ikinyibabwire Daniyeli ni nawe weretswe ikizira cy'umurimbuzi cyinjira hera. Nimubyemera murabona ko ikizira cyarinjiye ntabwo twakwirirwa tubishidikanyaho, nta n'umuntu udusaba ibimenyetso byabyo rwose niyo warebesha amaso y'umubiri kugira ngo rero ahera hongere kwera. Eza umutima wawe urinde ururimi. Yego. Eza umutima wawe urinde ururimi rwawe ubonere mu maso y'Imana kugira ngo ube umuhamya w'agakiza. Yego. Akabonerwa muri Kristo kagaragarire muri wowe. Yego. Aha ni ku ijwi ry'umukanguzi. Kanguka, numara gukanguka ukangura abandi. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ubwami bwawe buze bugwire muri twe kandi buganze. Dutegeke utuyobore utwigarurire umubiri, ubwenge, ibitekerezo byacu, umutima, intambwe zacu zose zirindwe n'Uwiteka kubw'imbabazi z'Imana. Turabigushimiye. Bana natwe wugurura ubwenge bwacu utwereke iby'iminsi n'ibihe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.